Ndizera neza ko uri kubyibuka wa munsi nk'uyu nguyu ubwo saga zari nyinshi cyane kuri uyu mukobwa witwa Aisha, akimara kuvuga ko abahungu bose batabarizwa muri CTU ari amagwija ndetse akaba ari n'ibimonyo. Ariko ubu ngubu umunyarwanda akunda kuvuga ngo ushaka urupfu asoma impyisi. Amakuru ari kuvuga cyangwa se uwitwa Inkindi Aisha yagiye kuri Twitter arangije aravuga ngo ni iki nzakora kugira ngo nsindire uyu muhungu cyangwa se uyu musore wa perezida, uyu nguyu witwa Ian Kagame. Rero amakuru yagiye acaracara kenshi avuga ko uyu mukobwa Aisha, umukinnyi wa komedi ndetse n'amafilime akomeye cyane hano mu Rwanda, agenda yagaragaramo. Amakuru yacaracara avuga ko uyu nguyu yise abahungu ko ari amagweja ndetse ari n'ibimonyo abatabarizwa muri CTU. Ni ikiganiro cyatambutse kuri YouTube channel yitwa MIE Empire. Ikiganiro yagiranye na Irene Murindahabi, aza kuvuga aya magambo yaje gutuma abahungu bose ndetse n'abakobwa benshi bamwigarika, abari bamuri inyuma bamufana, agenda atakaza abafana gake gake. Ubwo rero yavugaga ko ashaka kuzatsindira uyu muhungu wa perezida, abantu benshi bagiye batanga ibitekerezo batabivugaho rumwe, abenshi bitsa ku kuntu yagiye yita abahungu amagweja. Ariko nanone ndagira ngo mu by'ukuri nkuzengurutse muri aya makuru yose ari kugenda avugwa ndetse n'ayatambutse mu bihe byashize kuri umukobwa wise abahungu amagweja. Njye nitwa Hirwa Kennedy, nkandira kuri subscribe gatoya, ubundi ukande na like, utange n'igitekerezo uvuga kuri uyu mukobwa rwose waje kuba yita abahungu amagweja batabarizwa muri CTU. Ubundi rero twibanire, guhaye ikaze hano ni kuri Gender Empire. Uyu mukobwa mu by'ukuri kugira ngo abone hit yabifashijwemo n'uwitwa Nyagiso, kugira ngo muramuzi cyane. Uyu mukomedi ukomeye cyane mu gihugu cy'u Rwanda, na n'ubu kugeza na n'ubu ntarava hit, kuko ubu kiri kuri top y'abakomediye bose bakomeye mu gihugu cy'u Rwanda, kuko birazwi ko ari we wazamuye bamwe mu bakomeye nka ba Keramani ndetse na Regis, ndetse agenda atanga n'ibitekerezo byiza ku bantu bifuza kugira ubwamamare bukomeye muri sinema nyarwanda cyangwa se komedi. Yazamutse mu buryo nawe bwasaga nkaho bugoranye cyane, ariko mu by'ukuri reka twibande kuri uyu mukobwa Aisha, kuko niwe wamuzamuye mu bihe bisa nkaho bitari byoroshye. Uyu mukobwa baza kubona ko afite impano yo gukina komedi koko, umukobwa uvuga amagambo akomeye ndetse uteye n'ubwoba. Mu by'ukuri abenshi hari igihe abantu bajya bibwira ko nta musore n'umwe ushobora kumutereta, bitewe n'uburyo agaragaramo nyine muri filime. Bigaragara ko uyu mukobwa rwose nta musore n'umwe bashobora kuvugana amagambo meza y'urukundo ntawe yabwira ngo I love you ngo amusubize. Ariko uko byakagenze, yaje gutumirwa n'uyu munyamakuru witwa Irene Murindahabi, ndetse akenshi twagiye twumva ko uyu Irene Murindahabi n'uyu Aisha bakundana. Aisha agakunda kuvuga ko akunda Irene Murindahabi ndetse ari n'umugabo we, nyine akamwita ko ari umugabo we, ariko Irene atarabyemeza. Rero amutumiye mu kiganiro aza kuvuga amagambo akomeye cyane, aravuga ati uyu musore witwa Ian Kagame ati akora muri CTU, kandi mu by'ukuri yirirwa akora akazi ashinzwe ko kurinda ko gucunga umutekano, ntajya abona umwanya wo kuruhuka ngo avugane n'abakobwa. Atari ko bitewe n'ikinyabupfura mbona uyu musore afite, ati njyewe ndamukunda. Abandi basore bose usanga birwa basamaye bajya mu bakobwa benshi cyane, utamenya ngo umusore wamubarize. Atari ko uyu nguyu Ian Kagame ati ni umuhungu ufite ikinyabupfura. Niho byahereye aho ngaho ahita avuga ko abandi bahungu bose batabarizwa muri CTU ari amagweja. Mbese urumva nta musore n'umwe wigeze usigara, ndetse n'uwitwa Nyagiso wamuzamuye urumva ko nawe yaziye muri abo ngabo Aisha yise amagweja. Inkuru zijyaho ziracicikana ku mbuga nkoranyambaga
ibintu byamaze hafi ukwezi kose bavuga kuri uyu nguyu witwa Aisha, abantu bakinnye amakomedi bakabishyiramo bakavuga ukuntu rwose uyu nguyu Aisha yaje kuba yigarika abahungu bose akabita amagweja, aho byaje kuba byabera bibi rwose. Uyu mukobwa yifuza umuhungu wa Perezida Paul Kagame, ariko ntiturabona uyu nguyu Ian Kagame hari amakuru ye ajya hanze avuga ko akunda uyu mukobwa Aisha. Ubundi turabizi ko umuntu ushobora gutsindira umwana wa perezida akenshi agomba kuba ari uw'ahantu hakomeye babarizwa ndetse no mu nzego za leta. Uri umusirikare cyangwa se iwanyu bahoze ari abasirikare babaye abantu bakomeye, babaye ba generali, babaye ba majoro, ndetse iwanyu bakaba bazwiho kuba barakoze ikintu gihambaye cyane mu gihugu cyose, bakaba bazwi mbese. Ariko uyu nguyu Aisha rwose mu butumwa bwe yatambukije kuri X yahoze yitwa Twitter, yaje kuba yavuga ati nzakura iki, nzatanga iki kugira ngo nkunde nsindire uyu muhungu wa perezida. Ati ndamukunda cyane. Rero nibwo abantu benshi baje kuba bongera kubura dosiye y'uyu mukobwa Aisha, ubwo yavugaga ko abahungu bose ari amagweja abatabarizwa muri CTU. Njya nibaza ariko none nk'uyu muhungu umunsi yaba atakiba muri CTU, ubwo ni ukuvuga ko nawe yaba ahindutse iki, amagweja cyangwa se ibimonyo. Hari n'abo nabonye bagiye bakora ibiganiro bavuga ko uyu mukobwa yaba ashaka kuroga umuhungu wa Perezida Ian Kagame. Ese ibi ngibi byo biri buze kurangira? Nibyo dutegereje kuza kureba, kuko iyi poste ya Aisha yayishyizeho ejo mu masaha ya mu gitondo ku itariki 20 nibwo yaje kuba ijya ku rubuga rwa Twitter kuri uyu mukobwa witwa Inkindi Aisha. Turabizi ko abakobwa ubundi b'iki gihe ari bamwe mu bantu bagenda bagaragaza ko bashaka kuzashakana n'abasore cyangwa se bashaka kuzarongorwa n'abasore bafite ubuhangange, bafite amafaranga ndetse bafite n'imitungo ihambaye ku buryo bazashobora kubatunga. Ariko uyu nguyu Aisha we akomeza kugaragaza ko akeneye umuhungu wa perezida, ariko se azamuhera kugira ngo abe yabana n'uyu muhungu wa perezida amugire umugore byemewe n'amategeko? Ikindi kintu cyo kwibaza, kuki uyu mukobwa Aisha atajya kureba bagenzi be baba muri filime cyangwa se bakinana muri komedi ngo babe ari bo bakundana, ngo bajye mu mujyo w'urukundo, bazashingane urugo ndetse bagire n'imibereho myiza? Nicyo kibazo cyo kwibaza. Icya mbere cyo, Aisha mu muryango wabo nta muntu n'umwe uba muri politiki, ndetse nawe ubwe ntaba muri politiki, ni umukinnyi wa filime. Ariko ibyo bintu biramutse bibaye tukabona uwitwa Aisha akundanye n'umuhungu wa perezida, ni ibintu byaba bibaye ku isi bya mbere, yaba ari ubashije kwesa ako gahigo, bitewe n'uko umuhungu wa perezida cyangwa se umwana wa perezida uwo ari we wese, yaba ari umukobwa yaba ari umuhungu, ni umuntu uba ukomeye kugira ngo ube wamutsindira, bigusaba ibintu bihambaye cyane. Ndetse twigeze no kumva ko uwitwa Kitoko Bibarwa, uyu muhanzi nawe kuva kera ni umuhanzi ukomeye cyane, yashatse kujya gushaka umukobwa wa Perezida Paul Kagame, ariko nyine ni inkuru zigenda zivugwa, ntabwo byigeze byemezwa 100%, ariko niba byaranabaye si byigeze bimukundira. Ese Aisha we yaba ari iki cyatuma ashaka uyu muhungu wa perezida? Ni igiki cyatuma avuga amagambo angana gutya agaragaza ko nyine yaba ababaye cyane aramutse adahuye n'uyu muhungu wa perezida ngo bagire ibyo baganira, cyane ko adapfa no kuboneka kenshi, nyine aba ari mu kazi ke ko gucunga umutekano. Ndagushimiye cyane rero wowe wakurikiye kino kiganiro, ndagushishikariza gukanda subscribe, ahana tukugezaho amakuru avuga mu myidagaduro ndetse n'andi agiye atandukanye. Niba wakunze iki kiganiro tugiranye, kanda like, utange igitekerezo cyawe muri comment. Nitwa Hirwa Kennedy, urakoze cyane.